Imana ikora biradutangaza kandi nta n'uwabimenya uko biri. Icyo wampitiye mo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wampitiye mo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Nzi ko ufite amagare ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitiye mo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wampitiye mo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Mwaramutse neza, muraho neza, mbifurije umwaka mushya muhire ntaratangira iki kiganiro. Ndabakunda, ndabasuhuje. Yesu Kristo abaha umugisha. Mwe mwese munkurikiye muraba umugisha kuri njyewe, muraba agaciro kuri njyewe. Mbifurije byose kuri Nyagasani atanga, mbifurije byose Nyagasani umuremyi wacu atanga. Mugire amafaranga, mugire amahoro, mugire ubumuntu, mugire ibintu byiza cyane, nibyo mbasabira. Tuje kuganira ku muririmbyi mwiza, umuririmbyi mukunda muri benshi, umuririmbyi wa korali Jehova Jireh witwa Iryabera Tinnitus. Abantu benshi muramuzi cyane. Uyu ni umukobwa, papa we yitwa Muvunyi, mama we yitwa Revera Joseline. Ni abaramyi, ni abantu baririmba indirimbo z'Imana, benshi cyane murabazi. Rero ndo tuje kuganiraho, yatwifurije umwaka mushya muhire nawe, yatwifurije ishya n'ihirwe byose kuri Nyagasani atanga, nibyo natwe yatwifurije. Rero muramuzi yuko uyu yabaye umuririmbyi mwiza, akora ubukwe bwiza cyane, aramenyekana, agera n'aho isi yose imumenya, imwifuriza ibyiza byose, imwifuriza kubaka rugakomera, dore ko yarashatse n'umugabo, ubu basigaye bibera hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cya Australia, niho bari kubarizwa aka kanya. Rero murabizi neza yuko yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri iriya korali, aririmba neza, ko yaririmbaga ku murongo w'imbere. Abantu benshi muramuzi, nta muntu n'umwe waba utamuzi. Rero byose yarabivuze, aravuga ati abantu banjye ngomba kubifuriza umwaka mushya muhire. Imana ibazigame, Imana ibarinde Satani n'ingabo ze zose, Imana yigaragaze kuri mwe mwese, Imana ibarengere. Avuga ibintu byinshi cyane. Rero ibyo bintu byinshi yavuze, nanjye nibyo mvuze ati abafana banjye, abakunzi banjye, ni gute nanjye ntabifuriza umwaka mushya muhire, tuvugirana Iryabera yuko tumukunda cyane. Turamukunda. Buriya niba uri mu buzima, jya ubwira umuntu ko umukunda akiriho, ntabwo wamubwira yuko utamukunda yaramaze kwitaba Imana. Niba ukunda umuntu bimwereke, niba ukunda umuntu bimushishikarize, niba ukunda umuntu mwereke yuko ibyo aba arimo byose umushyigikiye, ibyo aba arimo byose umwitayeho, ibyo aba arimo byose ubana nawe. Ubimwereke paka igihe cyose ari mu buzima bw'isi, ari mu by'isi, agomba kumera neza cyane. Kandi ibibazo byose umuntu aba afite aka kanya biba bigomba kuvaho, biba bigomba kugenda. Niba rero wowe urivuga ngo ubuzima ndimo aka kanya bumereye nabi, ubuzima ndimo aka kanya burambabaje, ubuzima ndimo aka kanya ndi kubona nta cyerekezo cy'ubuzima mfite ejo hazaza, senga Imana, kuko Imana niyo ya mbere mu buzima ikwiye kureba umuntu icyo abura mu mutima, akavuga ngo mwana wanjye
ugomba kubaho neza, mwana wanjye ugomba kubaho utekanye, mwana wanjye ugomba kubaho ufite ibyiza byinshi, mwana wanjye ngomba kukugirira neza. Rero ntukihebe wiganyira uvuga ngo Imana yarantaye, Imana ntabwo ikinyumva, Imana yaranyibagiwe. Irakuzi kuko yagusize ku isi ikuzi, irakuzi kuko yagusize ku isi irakurema igushyiraho. Ibibazo ntibyabura, ibigeragezo ntibyabura, ariko wowe icyo ukwiye gukora ni ugusenga cyane. Rero uyu mukobwa wa Muvunyi ubu yakoze ubukwe, ari kubana n'umugabo witwa Nkuru Claude, bari kuba mu gihugu cya Australia, niho bagiye kwibera. N'ubu ngubu nawe aracyakorera umurimo w'Imana, cyakora nuko yenda tutajya tumubona kenshi cyane muri Jehovah Jireh, ariko umurimo w'Imana arawukora. Abantu benshi rero bari baje ngo uzagaruka ryari, uzaza ryari kongera kudutaramira, kongera kuduha ibyishimo nk'ibyo kera wajyaga kuduha. Aravuga ngo nzaza kandi nzaza neza cyane, nzaza kuko nanjye ndabakumbuye, nzaza kuko nanjye mbifuriza ibyiza, kuko muri abantu banjye, mu bintu byinshi nyine yifuriza abantu biwe byose, arababwira ati nzaza murankumbuye. Ariko kubera nyine afite umugabo, ntabwo yahita abona umwanya wo guhita aza, ko inshingano z'urugo ziba zimukeneye ibintu byinshi cyane. So ngayo nguko rero umukobwa wa Muvunyi iryabera, abantu benshi cyane bagiye bamukunda ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Natwe rero turamukunda, kuri cyo natwe tugomba kumubwira yuko ari mwiza cyane kandi ibyo byose ari byiza cyane. Rero Imana ibahe umugisha mwese mukurikiye iki kiganiro. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi mujye muhamuronke ubwiza bw'Imana bubabeho. Reka miranga mbifuriza umugisha y'Imana impande zose murimo. Niba wagiye mu kazi uronke, niba nawe nta kazi ufite aka kanya, ihangane ejo kazaboneka. Muri Yesu nta kijya kiburamo, ku Mana nta kijya kiburamo, kireka gusenga ugakomera, kandi ibigeragezo si karande kandi si n'umurage. Ngaye nguko rero ndabakunda cyane, umugisha w'Imana ubane namwe uko bwije nuko bukiye, mujye mubona amahoro, umugisha, ibintu byinshi cyane bijye bibaho. Bye bye, bizu 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 bizu.